Nyinjira muzika disi RNB nyigira umubirizi, sinakubeshya disi muzika yahindutse nk'urusimbi, ibyishimo burya biravuna bikadusaba nyuma no kwikora, uratera intambwe nunapiyora utanagutwa ukaza gusigara, uri kubeshya ngo uri kumedita basa ni bose ubabwira boku, huzuza iyi biti ntuzana ubusazi ntuzana ubuguryi urabizi ni pisi nyuzuza nkuzuze ture kubuguyi turyane zifuri turenze igare twinjire Kigali keri mugurire kushi na pushi asambwira ni ndubizi intebe itari yayikwame ingoma y'imitsi yuwaje ibyo wibwiye se bibihi dore twaje udafite icyo aziyahunge dore twaje udafite icyo aziyahunge ovadora niwe waje mukura amakote muzingi inanazanye umupyonde nimusenge maze zikunde akawe nawe ukajya tuza bizarangira wishe inama urarya umwanda ku muhanda inzoka yo mu ndiragonga inzara n'inkoni ni nyinshi uyu munsi y'indaro ni nayo akawe nawe ukajya tuzuzava ku mihanda akawe nawe ukajya kabone niyo bagutega iminsi akawe nawe ukajya tiya trap dore ibaye ubukombe akawe nawe ukajya kuva Bugesera nageze town akawe nawe ukajya ndi kumwe na Ozi hano muri town keretse ubanza ugashyira amafaranga hano ku meza nkabikubwira ntago ari ubuntu mbanza ushaka ikofi dushaka amafaranga cyangwa uhamagara ahantu bayazane mu kiganiro n'ubwa mbere ngiye gutanga amafaranga ku mani tujya inyuma ya kamera hanze bisa oya ntabwo n'ubwa mbere ngiye gutanga amafaranga mu kiganiro muzima mugiye kuyatanga mwana n'umugenge ntabwo abakomye ariko muri comment 10 zasoma za mbere zikambwira ko nyamuhandi ko nzamwohereza mobile money wa oya wowe nimba wabyemeye yashyire yashyire hano yashyire hano ndaguha n'ibindi bisobanuro by'impamvu yashyize farako mfite menshi nzana amadolari y'amanyarwanda ayo ngayo ubundi niyakenewe aya mafaranga niyo ukeneye ayandi yaruta ubundi wayabika ngakoresha mobile money Ozi King Show paka last yabuze izina yitwa umwana w'imuhanda isuku n'inzozi azwi nk'umwana wariye umwanda cyo sinakiri guta bifata nk'indamutso izina rye rirazwi mu bigo ngororamo isura ikanga abana imyumvire nk'iyasavimbi kuri paketi yakwica akakwimurira mu irimbi yeye afite indoro nk'iy'amavenge yavuze ko yasanganye simba si igikorere n'ingimbi n'ihasara this is your boy Ozi King today nkaba nabazaniye impano nshyashya hip hop that's why nangije hip hop abasaza bameze empty. Remember to subscribe narababwira ngo ngiye kubazanira impano zirenze release impano zigize ibiki zirenze uyu munsi rero nabazaniye umuraperi ariko ni Mariki talented yambwiye ati Musa wowe mereza space mereza umwanya ubundi mwereke ibiboronzi ahubwo muriteguye by the way hagati aho nanababwira ngo ubu ngubu Ozi King TV asubiye online in partnership with Tag Me TV kuri Tag Me ngiye kujya beat street quiz. I don't know, no street talent kwa Ozi King number 1 Elise Walise ndabaziye yeje bombo clat muri ready mbatemu mwanya n'uyu noneho ntangire mbagezeho za manu nababwiye umuhungu biragiye kubakorera mbabarira mu byakirane yombi kindi kandi umuntu wawe nabakoze neza appreciate please ndabingize mu appreciating naboneka afite ibintu birenze ariko nababikwiye ko yeye nkuko nawe babwiye ngiye kubazanira umuhungu abatemu umuhungu umeze bite no worries Gucci is Gucci tangira utama abahungu babanze bumve ko wahageze nyinjira muzika disi RNB nyigira umubirizi, sinakubeshya disi muzika yahindutse nk'urusimbi, ibyishimo burya biravuna bikadusaba nyuma no kwikora, uratera intambwe nunapiyora utanagutwa ukaza gusigara, uri kubeshya ngo uri kumedita basa ni bose ubabwira boku, huzuza iyi biti ntuzana ubusazi ntuzana ubuguryi urabizi ni pisi nyuzuza nkuzuze ture kubuguyi turyane zifuri turenze igare twinjire Kigali keri mugurire kushi na pushi muranyizwa n'iki bombo clat uyu munsi nakiri umuraperi ni Mariki talented nababwiye afite impano 100 man yambwiye ngo ngewe kera hari umuraperi nigeze kumva ari kuvuga ngewe nahoze ndi umufana kandi ndacyari umufana we ari kuvuga ngo ngewe ngo sindandika muri make ngo narakora indirimbo bari bamubaje amaze iminsi asohora ibiririmba kubita
baramubaza ngo mani ngo bimeze bite ku ndirimbo zawe ngese ko tuba twumva ufite insubirajwi ikinyarwanda kirenze boro zawe nizizageraho zikarangira babwira ati sindandika sindaza ni nk'agatonyanga amaze kwandika ati mu cyumba cyanjye muri geta haboro ncumbitse mu busaswa mfitemo ingunguru y'inyandiko nshaka kuzahereza abapepure ati rero akantu namaze kubaha ni nk'agatonyanga amujama nawazani muranyizwa n'iki we ntabwo ari nk'agatonyanga we nta n'ikintu arakora ariko ibibora afite yeye mani iyi mirongo ni yawe ni yanjye mani tugaye ikaze rero kuri Oze King TV tubwira amazina nyine winjiye nk'umusare nyine ariko mumbwize ukuri uyu mungu mumufishe mute mani muri comment icyo kibazo mbabaje mute musubiza twagiye amazina ninde uri muntu ki bimeze bite ubundi uragenzwa n'iki izina ni Shrek nashyizeho na point ni Shrek nashyizeho na point mani Shrek ubwo ni ukuvuga ngo ni ikiyaga nyine ni umubebi ikiyaga uwo mubebi ni ikiyaga shi ni umubebi and lake ni shaka bisa bundi niko bimeze ikiyaga cyanjye ntago murakibona ariko ewana no bore nabazaniye murajyahe amazina ni Shrek uri muntu ki nabyumvishe kuri rap yawe byo utewe n'ubwo musaza ahubwo you deserve respect umaze gukora ibi boro bingana iki twibwire none mbere yuko nkubwira abantu wowe banze ubibwire ubabwire uri we bumvishe uko uhagaze mu mirongo man from nizere ko mwamaze ku respecting it's your time keretse ubanza ugashyira amafaranga hano ku meza nkabikubwira ntago ari ubuntu banze ucaka ikofi dushaka amafaranga cyangwa uhamagara ahantu bayazane mu kiganiro n'ubwa mbere ngiye gutanga amafaranga ku mani tujya inyuma ya kamera hanze bisa oya ntago n'ubwa mbere ngiye gutanga amafaranga mu kiganiro muzima mugiye kuyatanga mwana n'umugenge ntago abakomye ariko muri comment 10 zasoma za mbere zikambwira ko nyamahane ko nzamwohereza mobile money wawe oya wowe nimba wabyemeye yashyire nyashyire hano yashyire hano ndaguha n'ibindi bisobanuro by'impamvu yashyize farako mfite bimenshi nzana amadolari y'amanyarwanda ayo ngayo ubundi niyakenewe aya mafaranga niyo ukeneye ayandi yaruta ubundi warabika ngakoresha mobile money ayo ngayo wabika ikufi yanjye ngakoresha mobile money ubundi ukajya ariko kanyashyira hano ukora ikiganiro ituje aho ngaho nyakore nitonze kanyagere ko mike ukora ikiganiro utuje uvuga ati mfite transport ntago bunyiriraho nta kibazo mpagaze ukora ikiganiro umeze neza umubitira abantu utwibwira uri muntu kimana ubundi ngiye mu busanzwe ndi umu artiste ubundi tara ni nyinshi ariko ewana izikuriye mama wazo cyangwa papa wazo ababyeyi batarazanjye ni babiri art and singing art n'ubundi n'ubuhanzi ubwo art uvuze ushatse kuvuga iki kuko art ni ubugeni art iyi mirongo bamukubita buriya nayo ni art ahubwo art ushaka kumbwira ni art bwoko ki ya drawing man gushushanya zino boro mfite mu nzu iwanjye se wazikora izo ngizo ziboro ni umu artiste wanjye uzikora sibyo ni artiste wawe abambwira ngo niwe urenze mu gihugu niwe urenze arashoboye abambwira ko arenze arashoboye ahubwo gusa ikintu ugiye gutegura competition hagati yawe nawe niba uri urashoboye njye ntago dukompeta urashoboye ntago ndi bubyemere ntago dukompeta niyemere muheke mwereka aho inzira iri kujya kuko njye umwereka icyerekezo cy'aho mugana wamaze kuhamenya njye namaze kuhamenya ati yawe ndaza kuyireba ubwo ngubwo nayo mugashyira ahantu ati y'umugabo ndaje ndayireba drawing ye ndaje ndayireba intoki ze zishoboye ibiki ese ko maze kumva umunwa w'ibyo urekura intoki ze zishoboye iki Mr Shrek uyu mwanya rero uri kuri studio za Oze uri imbere ya kamera ya Oze King ahangaha urabona nakwakira iwanjye mwana uziko ari wo muraperi wa mbere nakiri iwanjye mu rugo wallahi ntabwo ari brag niwe muraperi wa mbere nakiriye iwanjye mu rugo nyine ubundi baraza tugaciringa tukitamo bisanzwe bya pepure ariko kuri kamera n'ubwa mbere nakiriye umuntu wanjye ibi boro byo urabyumva ute urazi se kuntu ngiye ndi kubifata wari wabona zahabu se mbabeshye se wari wabona diyama se ibyo boro njye njya kubibeshya
mani ninde wantwariye arija sinari nambaye ninjya kubibeshya ibi boro ndababwira ko nayibonye ariko nyine arija zo ndazizi ko mani home ni Gisenyi urumva Negiseni rero boro za diyama nyine ndazumva ziba hakurya hariya kandi wari uhaturiye. n'ubu niho home mani batuye n'ubura igihe kigeze nikoza ku mazi ariko Gisenyi munyitege siho kwivuko papa Riderman yararirimbye ngo ra yaba ngo ra umurwa mukuru ra niki ra inyuguti ya ra inyuguti igaragara kabiri mu barara noneho ra igaragara muri Rubavu umurwa mukuru w'abashapa the man the baddest the big promoter the street promoter I'm here umuhungu turuka Gisenyi ndaje Gisenyi wacu mbacakaza ndaje Gisenyi wacu mbagaragaza ngiye naravuze man naravuze muri iyi content ndi gukora ngiye kwerekana u Rwanda n'abanyarwanda icyo kintu uri cyumva se cyane uri kumva ntabwo uri kumva bori biri inyuma mbese icyo bita imyumvire critical thinking iri kugaragaza u Rwanda n'abanyarwanda abanyarwanda ubu bashyize kuri kamera ndakeye kuri no kwibona kandi nawe uri umunyarwanda uri kuri kamera ndi kubereka abandi bantu babumve abanyarwanda ni bantu ki bahagaze bate mu mpano zabo rero umusaza umwanya wawe ni umwanya w'impano yawe ukagaragaza impano ukayereka abanyarwanda bibwira amazina noneho bakumve neza urababwire bo umaze guta hanze ubabwire uri muntu ukironeho mu magambo asanzwe pani mirongo wari wabona umuntu ukunda imipira atagiye kurya se ntago ndamubona ntabwo wari wamubona ariko ubu ndi kukubona papa aho ukomeze ukongereho ngereka mbikore ubu ndi kukubona kandi wumve ngo I respect you kandi musaza courage your name first my name Shrek real name ni Shrek man boro zose ntago vie wafite ntago vie man wambwiye kuvuye i Bugesera ni wamamagaye urambwira ati oze nyuma yuko maze kubona publication yawe ibi boro wamamaje uvuga yuko ugiye kuzamura abahungu sibyo ngiye umbwira kuturuka Bugesera East siko wambwiye se abasuri shwa ko hari umubyeyi wakita umwana Shrek ngiye yanyise Shrek noneho mwana umubyeyi wa uzi izina rya kabiri Jamaica se umubyeyi wawe yanyise izina rimwe oya buretse umubyeyi ava Jamaica oya okay no umunyarwanda amazina yawe amazina yanjye ni Obi nanjye nkaba izina rya kabiri ntaryo mfite nta zina rya kabiri ufite ntaryo mfite Shrek Obi iryo ngiryo noneho ryo Obi aho man ushobora kuba wageze hano bakakubwira ngo oze man ntago izina ritangizwa na o ari Rinyamugisha gusa ni ry'abatagatifu ubu winjiye mu mara w'abatagatifu karibu kuri studio za Oze King none se umusaza nk'ubuze uri ingaragu uri umusore ingaragu n'umusore simwe buriya okay ingaragu n'umusore ni bimwe uri umusore uri umuhungu uri umupapa uri umufiye pere mugane wa muhungu njyewe njye ndi umujeni uri umujeni uri umujeni ariko nawe wanaga mani nigizaga nkana yego wabonaga ko ndi umujeni buriya mwarimu niwe mugenge ngo ujye ubaza ibiborazi kandi nanone nakabuza mu mugomba kumusubiza nubwo yabizi ko byagenda gute okay Shrek uvuga umwana wangayise abana bo ndakeka ni 7 urokangemo abana 7 nijye wanyuma dore bucura w'umusazi ese man niba gutyo umeze gutyo man uzi kuri Tiger man ari boro nsigaye mbwira abantu man you look yawe okay it's okay nagirenze wenda ni nk'iyi njango cya gitaramo ariko none boro bikuva muri Tiger none ndashaka kukubaza ngiye umbwiza ukuri niba uvuka mu bana 7 ukaburi uwa 7 man uzi kuri Nyandwi mu Kinyarwanda Nyandwi icyo nicyo kiboro cya mbere cya kabiri ndashaka kumbwira na mama wanjye yitwa Mukanyandwi none ibi boro ni nyina ni OG none ndashaka kwibariza mu bana 7 batandatu bakubanziriza abo nabasazi bingana iki muri rap cyangwa muri ibi boro mubamo kuko man nago wakifata iyi boro nago ndivirwe nkubaza ngo inspiration yikure kuko kuri umwana wa 7 ukabura umusazi gutya pagiye mbabare mastori man mastori ubundi ngiye mfitiriwe to mastori kuri bari cyangwa bomeraho mfite isoko bomera Ikinyarwanda ni isoko barabizi ni igikama ariko twanabitangiye tubabwira ngo ni Shrek ni Shrek namwe murafata Shrek kandi nabyawe n'umugore duha amakuru abana muvuka nabo ni bantu ki ese
Man, kuba uyu muntu w'umuhanda wabitangiye ute, byaje bite, duha inzira y'umusaraba yawe cyangwa se urugendo rwawe uko rwari rumeze. agahinda kanjye n'ibyishimo Yeah. ubundi mu mateka Mm. ni ukumva Oze King, The one and only, the big ni promoter on ukumva the Oze street. King, Yeah. ariko ikirenze The baddest urakizi man. urakizi Hey, nubwo turi kuvugana cyakoze amana abahungu ndabemera abahungu wallahi, kandi courage mushyiremo imbaraga, ibintu birakunda, birakunda biremera. ibintu biremera. Ejo cyamukanya Man, ibiboro gipfa kuba wowe waje n'ejo cyangwa mbere y'uko uza byari bitarakunda, reka nabyo tubyibuke. Ariko nanjye iyo waje nta mbaraga za danje, nta n'ibintu birenze, ahubwo nuko mba nzi neza ko man bari bukumve. None se ubundi umuntu yanga kumva kubera ko yanze kugutega amatwi. cyane Ariko abapepure man bafungura buri uturadiyo, bakunda kureba muri screen, noneho mbawuri wabwire kuri bakubita ishusho risa neza, bakubita izo vibe za vocale zawe zirenze zimeze, noneho wallahi ngo baranga kumva se. wapi Nibanga kumva barashyira kuri boro bajye online barebe basange ni wowe uhari. Bose baranga no kukureba, barabyangira iki ntabwo babyanga, ahubwo duha amakuru man. y'ibintu. Abahungu muvukana n'abahungu batandatu bose se, Oya, harimo na bebe harimo n'abari, ntabwo ari ababebi nabo. harimo abayi b'u Rwanda. Harimo abari batatu, abari batatu, n'abahungu batatu, nawe ukaba uwa kane. abahungu ni turi batandatu mwana, wa karindwi sinzi hano yavuye. Mani wari wambeshye, Turi batandatu, nawe urimo se cyangwa utarimo? nanjye ndimo. Uri muri batanu? Ndi muri batandatu. Uzi ubwo ikintu cyabiteye? Urimo babiri? Urimo babiri? Ntabwo ndimo babiri. Urimo babiri mani, njye ndi kubyumva. Nase wahise unyadopta unjyana mu muryango wanyu, mbu wa gatandatu uhita uba uwa karindwi. Oya, turi barindwi. Bari byibwire none. Turi barindwi. Wavandimwe wese hari umuraperi urimo? Umuraperi se harimo umu artiste Ushushanya nyine, ubwo art yawe nabyumvishe ubwo. rya soko ryanjye nakubwira. Harimo umushushanyi. Wabyize se cyangwa bosansi? Ni talent. Buriya Ni kwiga, karemano. buriya kwiga na talent ni ikintu gitandukanye Impano no kwiga ni ibintu bitandukanye cyane. Twiga kugira ngo tugire ubumenyi. Yes, Ariko impano nyine turayivuka. Imana iravukana. Mani si ibura nabwiraga impano y'Imana. Bombo clap. None ngaho nyibwira muri aba baby se ubereye bucura, ubereye muri umunara mutoya. Ariko ntabwo ndi bucura mwana. Nta kibazo, Ntabwo ndi bucura. se muzi ikinyarwanda se mwabyumvishe. Ngaho nyibwirira muri abo ba baby ubereye muri umunara mutoya, iyo bakubonye uri umuraperi ku muhanda bita hip hop nyine, bakavuga turiya muhungu ni umuraperi, sibyo? Ubona babyakira gute, ho mubyakira gute? Ese ya art yawe, ya drawing yawe iyo uri kwishushanya street cyangwa se uriho muri gukora akazi, nyine ni gute ubona babyakira, impact positive cyangwa negative, nyine ubona bo babyakira bate? Babyakira neza. Babyakira neza. Ariko iboro bya drawing man, nubwo mbivanzemo, iki kiboro turakijyaho kwacyo, kuko njye ukimara kumbwira ko ukora drawing ukagera mu nzu irimo drawing nk'iyi ngizi, nabonye so wambwira ngo urashaka kunkosora mani, ndagukubita icyo bita photo improvisée. Photo improvisée ni ukuvuga ifoto igutunguye mani, umbabarire ibitamva, ndaje nandikira ka message umuntu ayituzanire hano ayigure, sibyo? Ikoze neza, wowe icyo ukora n'amarange, urodaringa amarange ushaka mani, umbabarire ushushanya. Uri shuri ashushanya? Ndarema. Ndarema ntabwo nshushanya. Nawe si impano uyikuye ku kazi? Ndarema. Wowe urema ibishushanyo, Imana ikarema abantu. Imana irema abantu, ubundi ngiye turafatanya. Wowe mufatanya kurema ibishushanyo. Ngiye ubundi buriya aba artiste mujye munabareka. Ubundi buriya abapasiteri pe basenga Imana, natwe turayisenga. Namwe mukaba abapasiteri ni abashumba, mwe mukaba inamba.
buriya tukaba uri intama. uri agatama Njye ariko man ndagatama. you look like agashevure uri agahene wowe Njye ndagahene. uri agahene kuko nkurikije nta nama irapfa kuriya nta n'inama ifite umujinya umeze kuriya nta n'inama ivuga bya boro byose uzi ko njyewe kuko nanjye burarega mu nama ndimo uri mu nama. rero njye nkurikije imyandikire yanjye n'imitekerereze yanjye imana urandushaho akura Inama. sobanura ko njye ndagatama uri agahene mani namaze kukumbi mushumba mu pasiteri muragiye aka gahene kandi baragira inama. Hari ihene wari wabona mu rusengero se? oya babyita ubundi bavuga ko baragiye umukumbi w'uhoraho mu mukumbi rero w'uhoraho habamo n'intama n'inka ariko n'ihene nawe urimo Ngende mu mahene. ok ngaho tubwire rero urugendo rwa muzika yawe n'ukuntu winjiye muri muzika twakomeje twiterera story ariko ibintu binakenewe ikindi feel at home noneho tubwire ubu hano kuri studio za Oze King TV kuri screen zayo wumve ngo bombo clad ugiye gushwanyuka buriya Oze ya reka nkubwire ikintu kimwe hano byahereye. mm. ni kera cyane P5 ubwo afite imyaka ingahe P5 nari mfite ingahera urase ni 12 12 P5 ubwo ni 2000 na kangahe ni 2008 2008 wigaga P5 ndumva ari byo 2008 wigaga P5 ufite imyaka 12 ubu ufite 9 oya izo ni detail izo ni detail gusa we bifate gutyo. amanga urakuze 2008 wigaga primaire mu wa gatanu 2016 wambeshya man kuri kumbeshya cyane storage okay nta kibazo reka tubive ibyo iboro icyo nzi cyo nuko nyine ubwo warize ubwo warize nose wambeshya ndarize. okay ngaho tubwire noneho inzira yawe kugira ngo ube umuhanzi ufate umwanzuro udeside uvuga ati ndiyemeje ngiye kuba umuhanzi byaje bite byatangiye gute watangiye ryari ni 2019 byaje gute nyine tubwire iyo story yawe nyine tu byaje bite zamu guhera hasi mu mizi n'ubundi natangiye kwandika 2011 wandika indirimbo nandika indirimbo icyo gihe ariko hari igipeti niba mu 2016 wigaga mu wa gatanu 2011 wari mu wa mbere primaire ntabwo wakandika indirimbo mani ntabwo bibaho wakandika si ibintu utabizi wenda waterateranya amagambo ukavuga ariko ntiwakandika oya nuko reka duhere 2019 byoroshye wiga mu wa mbere yewe bundi navutse ndi umuhanzi w'ibipinga navutse ndi umuhanzi ntabwo ari ibintu byaje ku kanya no impano nakiriye ntabwo nkubeshye impano y'Imana ubundi Imana itangira ubuntu kandi impano y'Imana iduhera ubuntu kandi itanga ikintu kigaragara inatanga ishaka ariko nabyo byongera kandi itangira igihe itangira n'igihe igatanga inashaka cyane. okay ngaho tubwire watangiye kwandika ahubwo kugira ngo noneho uvuga ati ndinjira stu ngende numvikanisha ibyo iboro nandikaga byaje ryari ubwo icyo gihe nari ndi mu banyeshuri benshi warigaga mu kangahe nigaga 3e senior 3 yes bora abaje mu mwarigize ibirara mutumvikana noneho niba ari umuraperi icyo gihe nari umuraperi ariko mfite umukobwa dukundana w'umurokore mwumve ko nanakundanye nkiri mutoya abakobwa bacu sha mukunda turabakunda muri abaraperi mwiga mu wa gatatu turi abaraperi rebe nyine dukomeze ikiganiro icyo gihe nyine wowe impamvu mbikubwiye yari akijijwe cyane wumve ngo ngiye narinze ndangiza 3e babyita gusoza urangiza usoza tronkon nsoza tronkon nta gihe nigeze njya muri boom bya boro byo ku ishuri nyine by'amaspectacle ntabwo ugeze ubijyamo biriya ntabwo ni noneho kuva icyo gihe nubwo nandikaga ngiye narindi no muri korali narindi muri korali gusa yari iy'abakatolike ariko ndi n'umuraperi ku ruhande reba ko kundi kuntu bakora amajwi y'abakatolike bagendera kuri do re mi fa sol la si ayo ni amajwi dosi nyine bo indirimbo zabo ubundi ziba zishushanyije mu majwi yes bose buriya iboro urabizi
ku buryo usoma ijwi nyine ewana ukavuga ati iyi ndirimbo hasi tone utwo tuboro twose uratuzi ariko ibyo ntabwo nabikurikiye neza. wese ujya kurapa. Nari umuraperi n'ubundi mu buzima busanzwe. Okay. Nari umuraperi. Ubwo nari ndi kukubwira uburyo nyine byaje. Ndumva ari cyo kintu wari wambajije. Nari ndi mu banyeshuri. Umusitari yadusuye nyine icyo gihe. Umusitari ninde se ubwo umusitari? So hano mu gihugu se? Ni uwo mu gihugu. Hano imbere intano country brother. Muri Kigali. Ngambwira ahantu arakwensipira. Aranyensipira. Amaze gukwensipira ati nyisohoka abahungu mbatamo. Ntabwo ari we wanyesipiye. Gusa nyine wallahi nyine wari usanzwe wandika niko wambwiye. Ahubwo yaraje buri ubonye stage ukuntu yakubise uhita ugira ishyari ati nanjye nzakubita stage. Umva ngiye narabikunze cyane ahubwo mbaza ngo icyabaye. Ngiye nakubwiye ko nari mpagaze mu banyeshuri. Bari babizi ko ndi umuhanzi. Noneho amaze kuvaho baragusunikiriza ngo baransunika ati obi Shilek kabisa. Ati wowe ndashaka kukubona hara kuri stage. Uvuye stage yakubwiye iki? Kintu yambwiye se yarambwiye ngo ntibizarangirire kuri gate. Ati boro wavuze nta kibazo I don't care ariko mani ntabwo urukundo rwacu ari amurusiko rero ubwo nibwo yakubwiye nyine ndabyibuka. Mani nanjye wagiye twariganye kuko mani ntago amurusiko rero wayigize uri umwe papa n'abandi bapepure twarazigize. Ahubwo wavuye stage arakubwira ati noneho papa nitaye kuri boro wavuze nta kazi kawe n'ubwanditsi bwa boro zawe it's okay ariko mani ndakwingize ntibizarangiriye kuri gate. Uramusubiza se ngo yego cyane ubundi gate ambwira ati iryo jambo niryo namusubije. Irihe nabishyize the same. Okay. Abahungu twese nese mvuga ati kubera iki twizera abakobwa. Bitubwira ni tukizera abakobwa. Aho nawe babwiye. Ndakumva. Okay. Kubera iki? Ntago nababwiye ngo nimuzizere. Ngaho noneho mbwira umaze kwandika indirimbo zingahe? Zasohotse cyeze maze kwandika. Indirimbo maze kwandika wowe ukavuga ati nge naranditse. Maze kwandika indirimbo 3,000. Man. Uri Lil Wayne? Ngiye maze kwandika indirimbo. Lil Wayne niwe muntu wanditse indirimbo nyinshi mbere yuko amenyekana. Indirimbo 3,000 ngahe? 3,000 bifunze dore twahuje neza iya 300 naraye nyanditse. Iyi 3,000 yuzuye iyi 3,000. Warayandi. Ubu wari ufite 2,999. Tugihurita wandika 2,000. Mbese mbere y'umugoroba. Okay, hari waba uri kuyibuka se? Iyo naraye nanditse se. Hari uturongo wibukaho nyine ngo banzunemo. Nibuka Gakarase. Kanemo kabisa. Gakarase. Ese umuntu ufite indirimbo 3,000 muri shuwako. Ubose biteguye kuzumva ko yewe mumba bari bari cyakoze umuntu ibaze memory yanjye ko ndingana 3,000. N'umushinwa ntago arayikora. Indirimbo 3,000. Ntago arakora memory. Ibi boro nabitangiye. Boro no kuvuga toke reka mbikorera abavandimwe mbikorera abana bari ku mihanda ariko noneho ndi kubifata pasana. Rero umupepure man gukora indirimbo 3,000 kwandika indirimbo 3,000. Okay nta kibazo izo wanditse leave it tumaze gukubita zingahe hanze. Zumaze kuvuga ati ziri hanze maze gukora 3. Kimwe mwitorero baravuga ngo ni kimwe cy'icumi. N'abajama bajya bavuga ngo ni kimwe cy'ijana. Noneho ni kimwe cy'igihumbi. Muri 3 amaze gusohora 3. Maze gukora. Dutemo karasi wakoze nimugoroba ubundi ndaje nkwereka ibindi unamo.
nararize biranga amarira arakama kugeza rirenze igifu cyaranambye n'ikizi n'ibinomba disi waba ukiroga have w'igikumbuza aho ukibutsa ya nzara dore inkoni irera have w'igikumbuza igifu cyose y'inzara n'ikizi no kwinombera kugeza imyotsi ihumuye nsanga aho nakwamiye igifu kiri kugona inzara yaranyijuse igifu kiri kugona inzara yaranyijuse nakujijwe n'ubuzima inzira yari kwiba uwo ndebye akanjundika nkaho ndi kumuroga isi n'ubusa nakujijwe n'ibyo mbona amahirwe ndamanika ubukene mbuha akayira ati sinjye wahisemo kunyuriza igose umbabarire disi niba naracumuye ati sinjye wahisemo kunyuriza igose umbabarire disi niba naracumuye kugenda biri kwanga ndumva umutima uri mu nda sinzi ikibitera kugenda biri kwanga ndumva umutima uri mu nda sinzi ikibitera biri kwanga sinzi impamvu biri kwanga sinzi impamvu biri kwanga sinzi impamvu biri kwanga sinzi impamvu ibaraza ndiho urubavu disi ku ngufu isoni n'ikimwaro have si urupfu imitsi guhindura undi ukabura nawe umenera nararize burira kinzara iri ku ngugu n'umutinda aho yanitse iburyo izuba niriva sinjye wakunze ibaraza ngo ndiho umutima uwo nsabye ngo mbonye akamfata nk'ingegera ngaho imbeho mu nda disi inzara iri ku nguguna ayimana we asubu ndajya he ayimana we asubu ndajya he umutima uri gutera nkibaza nkisubiza utamahirwe uzarimwe gusa sindanayabona ati sinjye wahisemo kunyuriza igose umbabarire disi niba naracumuye ati sinjye wahisemo kunyuriza igose umbabarire disi niba naracumuye kwisabira imana imbabazi umva ko nagenze nkabona muranshinja iki ko impano singiye impano baranshinja iki so ahubwo banzu nabarabure social media zawe ukoresha ubundi ibindi biboro nawe mujye kubyirebera social media mushaka pepe man umuhungu w'umusinga kuki mushaka kumvuna umuhungu w'umusinga mwuzukuru wa rutembesa mwene mukotage kuki mushaka kumvuna uyu muhungu nabaye social media ze mujye kumureba noneho muzavuge ngo sinabarabu batema social media zawe Instagram vuga username zawe Instagram Shrek YouTube Shrek Twitter Shrek ubwo no kuvuga ngo all social media platforms Shrek genda mumurebe man mumuhereze man umutemo mumuremere kuri YouTube mugende musubscribing nkumbe n'uturirimbo twe ndumva mwamaze kumva no dusanamiti za ndirimbo babwiraga zisanamitima uyu mupepe ni ngiye uzizi kuri Instagram kindi umufurowinge murebe nababwiye ngo afite impano ya kabiri tugiye kureba niwe mu artiste ngo wambe namweretse aba artiste banje simona boro bankorera aba artiste banje nazimweretse arambwira ngo hoya ngo ndeka oze babanda bereka inzira mugende kuri Spotify man mumuhereze nazi muri streaming mumuhereza ama streaming man aboro hose mugende mu mutema man n'uyu ni umunyarwanda abo babize man Shrek man cyo koze bitandukanye nuko nakwiteguye bitandukanye nuko nagutekerezaga numvaga nyine uri buze kuko bigomba kugenda muri iminsi yo gutangira nago niteguye ibintu bya danje niteguye abantu basanzwe mukaza nkabakira tugakorana bakababona mukaririmba bakabumva ntabwo niteguye abantu bafite boro nk'izi zawe rero uri kunkoma ntabwo ndi kwibaza umuntu uzakurikiraho arumva adafite akazi umuntu uzakurikira interview arumva umuntu nzakorera next ikibazo rero kiba gihari oze ni kimwe njyewe bundi nta muntu ujya unkurikira umuntu waje iwawe uzankurikira nzamuheka ubu bisobanuye ngo ninshaka njyewe mfunge nyine nkomeze nkoreshe we oya ahubwo umuntu uzaza ugukurikiza baramuciriye inzira we nugucamo yigendera ntago azigera avunika ngo avuge ngo nje kwigira ibintu urabikemuye oya ntago mbikemuye gusa nyine undi muntu uzaza azaza nkanjye mbese ntago azasubira inyuma ngo ajye kongera gutera urutambwe rurerure ahubwo azahera aho wagejeje azasanga nyine ibyo wifuza wowe kumubonamo ari byo afite kuko ngewe nzana abanyamigisha gusa tekuza brother man blessing of a blessing too abasaza
uyu muhungu mwamwumvishe, ikindi wenda hari icyo agiye kubasaba, hari icyo agiye kubabwira, hari icyo ashaka kubagezaho, hari icyo abifuzamo, ari nayo mpamvu yagize ngo aze kuri Oze King TV, aho tuvuga ngo show mpaka last. Ni ukuba kubita show paka ku munota wa nyuma, show paka ku munota wa nyuma. Umunota wa mbere show, uwa kabiri show, uwa gatatu show, uwa kane show. Ewana ni show mpaka last, iminsi yose Monday to Sunday. Show. Okay, nawe babwiye ngo this is a secret talent, aho mbazanira impano nshya mutigeze mubona kuri kamera iyo ari yo yose, kuri radio mutigeze muyumvaho, kuri televiziyo mutigeze muyumvaho. Ahubwo nshaka kubabaza ngo nkomeze bimeze bite? Umuhungu mwamubonye mute? Umuhungu rero batema akagoma kawe kanyuma, ugire na wisho basaba, ugire n'iki, ubundi tujye kuri ya art yawe. Canvas yamaze kuhagera, amarangi yahageze, ibiboro byose byahageze n'amapenso. Ubundi unemo, kuko ni prolonge kino kiganiro, ukoze ikiganiro uragishushanyamo, ugira ibiki byose kizasohoka umunsi umwe. Noneho niba uri multi talented, ubutaha nibwo nzakukoresha ikiganiro kimwe. Niba ari muzika ni muzika gusa, niba ari art, niba ari drawing ni drawing gusa. Ariko uyu munsi kuko waje umbwira ati ndi kombine, ubutaha nzakugurira imodoka. Wallahi noneho wazigiye Ngiye nicaye gute mvimvira. oya ngiye nzakugurira imodoka. Ubutaha uzangurira imodoka Yanditseho Oze King, Oze King, iriho siroga ivuga ngo show mpaka last, imbere n'inyuma. show until last. Buriya nicyo bivuze ubundi, imbere n'inyuma, imbere n'inyuma, ku mpande ni Oze King. show mpaka last. Bagiye kutugurira imodoka, Kandi tuzagenda babiri ikoze neza. babiri inyuma bazajya bakingura. Imodoka ikoze neza, idesigninze neza. Ubundi hari telefone, iyi telefone nzayikuraho mashyira imodoka ya televiziyo bazaba badukoreye. Imodoka imeze neza, imodoka imeze neza yo kwicara hano. wallahi igiye kubera ko ntabwo ijya genda mu modoka nasanzwe. ngiye na Actros. Mani boro uzakora uzaba uzi neza ko igomba kujya hano. Niba uri n'uhapima ugende uhapima. Imodoka yanditseho Oze King TV show mpaka last. Oze imodoka noneho ukahita ushyiramo akantu, ubundi kariya content ubonekamo naho ugomba kugashakira ahantu ho gukubita. Niba ari ku muryango wa kabiri, niba ari inyuma kuri keseriyeri, ukavuga ngo street talent. imodoka nzayikora nyizane ni mu igaraje bibera. Okay, ni ukuvuga ngo byanyagiza kubivuga, reka niceceke. ariko uzabikora, nzabikora. tukwitege. Oze King ku muryango, dore Man, impano y'umuntu, itarano ry'umuntu ntawarizimya, uretse ko icyo dukora ni ukurikereza. Ariko reka dukore uko dushoboye, basi twihutisha ibintu by'umuntu bimugereho. Papa, reka twihutishe boro zawe zikugereho. Duteme akagoma, duteme imirongo, sibyo? Ubundi unatange wish, aho umuntu yagusanga, ibikorwa byaho umuntu yabibona, izo art zaho umuntu yazibona. Ubundi tugende hariya umbabarire ushushanye. Man, sinabwiwe ni ifoto improvise. Reka nyishyire kuri screen. Bubatama reka nyishyire kuri screen. ingoma se. Iboro urayishobora. Uranyuzwa n'iki? Kanyerekere kuri screen. iyo ngiyo Uri kuyibona? turayikora iriya homa. Okay. Ngaho banza batebe imirongo yawe. ingoma yanjye ko numva umutima uri kurya. Ubundi ibintu byose byiza iyo umuntu agiye kubikora abanza gushyiramo attention. umutima uri kurya, ariko reka So byumva akaboro abafaransa bavuga ngo oh attention les enfants. Ngaho batemurira umwanya n'uwawe. batemo. Nyinjira muzika disi R&B nyigira umubirizi, sinakubeshya disi muzika yahindutse nk'urusimbi. Ibyishimo burya biravuna bikadusaba nyuma no kwikora. Uratera intambwe nunapiyora utanagutwa ukaza gusigara. Uri kubeshya ngo uri kumedita, basa ni bose ubabwira bako
uzuza iyi biti nuzana ubusazi nuzana ubugoryi urabizi ni pisi nyuzuza nkuzuze tureke ubugori tujyane izi furi turenzeho igare twinjire Kigali keri mugurire kushi na boci. Thank you kuba dukurikiye kuri uyu munsi, ndi kumwe na Oze King kandi turabasaba gukora subscribe ewana kuri Oze King TV. mukadukurikirana kandi turabashimira cyane kuduha amaso yanyu nk'abanyarwanda, ni iby'agaciro bizahoreho kandi gucika intege kwanyu bizabe kure kuruta kuduhozaho amaso. Okay, icyo babwira abanyarwanda ku bijyanye no kuba impano zanyu ziri kujya ahagaragara binyuze kuri Oze King TV, cyo urababwiraho iki? Oze King ni byinshi ngomba kumwereka kandi biracyaza, gusa hari icyo ngomba kumwereka gihita kibimwereka ko ari ibya nyabyo, nacyo ndumva kiri mu nzira kandi kiraba uyu munsi aka kanya. Igiki? Ni art. Ikintu cya drawing cyo twakivuzeho, ubundi bari icyo dutama ariko bari cyo twinjiramo. Banyarwandakazi mukurikiye Oze King TV, nababwiye ngo impano ngiye kuzibazanira. Mubonye ko ni umuraperi, ngiye kugenda twereke drawing ye. Ngiye n'ifoto improvise nayibabwiye, kumukubita agafoto kari improvise murumuna wanjye, umwana wanjye, cyangwa njyewe, abavandimwe banjye, yewe nanamutamo n'indi foto niyo umuhanzi nkunda n'umusani nkunda, cyangwa mvuga ati shushanya ubundi nkamufotora agahita yitamo. Reka mitemo agafoto ngiye kubatamo ariko nari nanakaberetse, murakibuka. Rero reka tujye kuri ibihangano by'uyu mujama atangiye gukora art ye, ibintu byahageze. Ikindi mwibuka gusubscribinga, ikindi mutagomba kwibagirwa, mureke gukina n'impano mwana brothers and sisters, muri kumamagara mwe muri ready. Uyu musaza yari improvise, yamaze iminsi agenda cyakoresha imbuga ari kumuhamagara ize mukore. Rero mwumve ngo tugeze mu kanya ko gukora. Asambwira ni ndubizi intebe itari yayikwame, ingoma y'imitsi yuwaje, ibyo wibwiye se nibihe, dore twaje udafite icyo aziyahunge, dore twaje udafite icyo aziyahunge. Ovadora niwe waje mukura amakote muzingi, inanazanye mu byonde nimusenge maze zikonde, akawe nawe ukajya tuza bizarangira wishe inama, urarya umwanda ku muhanda, inzoka yo mu ndiragonga, inzara n'inkoni ni nyinshi, uyu munsi y'indaro ni nayo, akawe nawe ukajya tuzuzava ku mihanda, akawe nawe ukajya kabone niyo bagutega iminsi, akawe nawe ukajya tiya trap doriba y'ubukombe, akawe nawe ukajya kuva Bugesera nageze town, akawe nawe ukajya ndi kumwe na Ozi hano muri town. Ozi King. Show Pakalast.